Yesu ashimwe. Nagiye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nanone ni Pst Sebadende ugarutse kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza. Ushize twari kumwe nanone, ariko Imana ishimye ko twongera kubana n'uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze rero mu nkunde rero nshimire n'ubuyobozi bw'Isi Nziza TV. Imana ibaha umugisha kubw'uyu mwanya babaduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka rero dusenge hanyuma tuganire amagambo y'Imana. Mana nziza, Mana y'umwami wacu Yesu Kristo, tugarutse imbere y'amaso yawe tugusaba ngo bane natwe. Tuje muri ka kanya keza aho tugezaho abantu bawe ijambo mu izina rya Yesu. Turasabye rero kugira ngo ubahe umugisha, ubagenderere, buri muntu wese ukurikiranyira ijambo yunguke, afashwe, abohoke kandi yishimire ijambo ryawe. Twakiriye amavuta yawe, twakiriye ubwiza bwawe, twakiriye imbabazi zawe, zimfashe mwami kugira ngo mbwirize abantu bawe. Buri muntu wese wumva ahabwe umugisha nawe, kandi izina ryawe rihimbazwe. Bisabye Imana twizeye dushima mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha rero. Ngarukanye ijambo ryiza kandi numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Nizera ko riri kugirira umumaro. Iri jambo ni ijambo rivuga ngo kwizera kuguhesha. Kwizera kuguhesha. Nibyo kwizera kuriho, nawe ufite kwizera, n'abandi bafite kwizera, dufite kwizera gutandukanye, ariko hano nje kubabwira kwizera kuguhesha. Haleluya. Kwizera kuguhesha umugisha, kwizera kuguhesha gukira indwara, kwizera kuguhesha akazi, kwizera kuguhesha igitangazo ukeneye. Uko kwizera niko nje kuganiraho nawe. Ukeneye kuzamura kwizera kwawe. Hariho kwizera ko twakiriye bwa mbere, twakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, twarizeye turakizwa. Ariko turimo muri Kristo dukeneye kongera kugira kundi kwizera kuduhesha umugisha wacu, kwizera kuduhesha ibyishimo byacu, kwizera kuduhesha. Nje kongera gukangura ibyiringiro byo muri wowe, nje gukangura kwizera ko muri wowe kurahari, ariko kongeye gukenera konyegezwa no gukangurwa kugira ngo kuguheshe icyo ushaka n'icyo usaba Imana. Yesu nashimwe. Mu nkunde rero tujyane mu ijambo ry'Imana, kuko sinavuga ibyanjye, sinavuga amagambo yanjye bwite, ndavuga ijambo ry'Imana. Mu nkunde rero dufatanye gusoma mu byanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibi ni ibyakozwe n'intumwa, ni intumwa ibyo zakoze, ni ibintu bifatika byabayeho. Yesu nashimwe. Reka rero dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 14, turahera ku murongo w'8. Hari umutwe w'amagambo uhari uravuga ngo Pawulo akiriza ikirema Iliusitira. Niho Pawulo yakirije kino kirema. Reka dusome aya magambo. Iliusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kumuhesha gukizwa. Umurongo w'10 avuga ijwi rirenga ati, byuka uhaguruke ibirenge byawe, uhagarike ibirenge byawe weme. Arabambaduka aratambuka. Urumva Pawulo aramubwiye ngo avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arabambaduka aratambuka. Umurongo wa 11 haranditse ngo abahateraniye babonye icyo Pawulo akoze, bavuga ijwi rirenga mu runyarukawoniya bati, imana zitumanukiyemo zishushanyije n'abantu. Aho ntidukomeze kujyayo, nubwo twajyayo tukaganira, harimo amagambo akomeye. Tumaze gusenga, tumaze no gusoma aya magambo, nimwakira ijambo ry'Imana.
Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Kwizera kuguhesha kumeze gute? Ese kuraguhesha iki? Ese kuki dukeneye kwizera kuduhesha? Nuko dufite ibyo dukeneye kandi Imana yarabiremye biri hano ku isi, ntabwo biri mu ijuru. Kandi hari ibyo dukeneye kuri iyo Mana yaduhaye access, yaduhaye uburenganzira kuri yo kuyisaba no kuyegera. Ariko hariho kwizera kuguhesha igitangaza cyawe. Nje kukubwira uyu munsi. Haleluya. Ndumva nimo ndyoherwa n'aya magambo. Hariho kwizera kuguhesha umugisha wawe ukeneye. Hariho kwizera kuguhesha gutsinda ibyakurwanyaga. Umva, uyu muntu Bibiliya iravuze ngo Pawulo yari arimo abwiriza ubutumwa. Yari amanutse mu yindi midugudu y'Ikoniyo babarwanya badashaka kumva ijambo ry'Imana. Pawulo aramanuka yigirira i Lusitira n'abandi n'izindi ntumwa. Barimo babwiriza ubutumwa, bari bafite igiteranaho, barimo babwiriza abantu benshi. Haza kuzamo uyu muntu umeze gutya. Kuva avuye mu nda ya nyina yari atarakandagiza amaguru ye hasi ngo ayahagarike agende. Kuva avuye mu nda ya nyina ntaramenya ngo bisabite guhagarara. Sinzi imyaka afite, ariko Bibiliya iravuze ngo kuva avuye mu nda ya nyina yari atarigera akandagira. Mu bigaragara yari afite imyaka y'ubukure imwemerera gukandagiza amaguru ye, imwemerera kugenda, imwemerera kujya hashaka, mu bigaragara byo. Ariko aza kuza muri iki giterane Pawulo arimo abwirizamo. Yesu ashimwe cyane. Aje muri iki giterane Pawulo arimo abwirizamo, ahasanga abantu benshi. Ndibaza mu myumvire yanjye, muri aba bantu benshi bari bahateraniye, si uyu muntu wenyine wari uje afite ikibazo wenyine, ariko niwe batinzeho, ni nawe banditse mu byo Pawulo yakoze uwo munsi. Icyo nicyo banditse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Noneho ahangaha iri Lusitira hari abantu benshi bafite ingorane zitandukanye, ariko uyu niwe wenyine. Kubera iki? Yari afite kwizera. Ariko se kwizera guturuka mu ijambo ry'Imana? Kose ni mu ijambo ry'Imana. Ni mu ijambo ry'Imana. Koko nkuko Pawulo yabivuze mu Baroma, kwizera guturuka mu kumva. So kumva amagambo yose, ahubwo kumva ijambo ry'iki ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. None umvirize, Pawulo arimo abwiriza. Ndibaza ko hari abaje bakarebera bati biriya nibimenyerewe, turabamenyeresha abazi kubwiriza. Bariya turabazi. Baza bamenyereye, abandi bafitemo kajagari kenshi n'ibindi byinshi bitekerereza. Iki nicyo ndimo nkusaba mwene data, igihe cyose ugiye mu nzu y'Imana ukagenda ngo urangare, ahubwo rinda intambwe zawe, wizere icyo Imana ivugana nawe inyuze mu ijambo ryayo. Haleluya. Noneho uko abandi bari mu kurangara bibereye mu byabo, uyu muntu yari afite ibintu byakoze ku mutima we bimutsikamiye, ababajwe nabyo, bituma atarangara kuko hari icyo akeneye kuri iyi Mana Pawulo arimo avuga. Haleluya. Noneho iki cyanejeje kuri uyu muntu, naratekereje se aho ntiyari yarahuye n'abantu bamuca intege benshi. Mu bigaragara hari abantu bari baramuciye intege benshi. Kubera iki? Kubera yuko umuntu utagenda n'amaguru ye, ibyo byose usaba ubufasha. Usaba ubufasha bagufashe, bakujyane mu bwiherero, bakujyane muri dushe, bagufashe, bakuzanire imyenda. Utagenza amaguru yawe, ibyo byose hari ubufasha ukenera ku bantu bafite amaguru yabo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira nkubwirire ijambo rero. Uyu munsi nje gukangura kwizera kwawe, nje gukangura ibyiringiro byawe, ngo utumbiriye Imana, kandi uyu munsi urakira igitangaza cyawe mu izina ry'Umwami w'abami ari we Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. Nugira kwizera urahabwa igitangaza ukeneye uyu munsi wa none. Rero Pawulo arabwiriza, Pawulo avuga ubutumwa bwiza, Pawulo abwira abantu benshi, bamwe bararangara
abandi bibera mu byabo, abandi babigira ibimenyerewe, abandi babyita amazina bashaka kubyita, kuko burya umunyarwanda yavuze ngo nubuze icyo atuka inka aravuga ngo ndebera urwo rucebe rwayo, kandi amata yayo yakamwa amata akifuza kunywa amata yayo. Yesu ashimwe cyane. Dore icyo shaka kuvuga ngiki, kwizera kuguhesha guturuka mu ijambo, kwizera kuguhesha igitangaza cyawe guturuka mu ijambo ry'Imana. Noneho uyu muntu w'Imana ari aho ngaho, Pawulo arabwiriza, Pawulo aravuga, we yakwibuka yasubiza amaso inyuma, ndatekereza ko we yasubizaga amaso inyuma, ndatekereza ko we yari arimo areba ibintu byinshi, akavuga ati ubu ngubu koko mu by'ukuri nanjye birashoboka. Kuko Pawulo yari arimo avuga amagambo y'ibyiringiro, Pawulo yari arimo avuga amagambo aremereye, Pawulo yari arimo abwiriza, ntiberekana amagambo yabwirizaga, ariko mu bigaragara byo yarabwirizaga avuga ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana nuko Imana yacu ishobora byose. Imana dusenga twizera ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Pawulo uko yakabwirije ntabwo ndimo ndibaza ubutumwa yari arimo abwiriza ubwo ari bwo, ariko bwazamuye amarangamutima y'uyu muntu mu buzima bwe, atarigera akandagira hasi, mu buzima bwe atarigera agenza amaguru ye, mu buzima bwe atarigera ava ahari ngo agire ahandi agera n'amaguru ye, akeneye ubufasha bw'abantu umunsi ku wundi. Aravuga ati ibi bintu birashoboka. Mwene data, ushobora kuba unteze amatwi, nawe ushobora kuba wibaza ngo ariko se birashoboka? Nje kuguhamiriza ngo birashoboka. Birashoboka pe, 100%. Birashoboka. Imana ya Isiraheli, Imana y'imbaraga, Imana twizera, Imana ifite ubushobozi, irashoboye kukugirira neza ikagutabara. Umva, noneho uko Pawulo yakakomeje kubwiriza, uyu muntu ibyiringiro byo birazamuka, ibyiringiro byo birakomeza birazamuka. Uko birimo bizamuka, Pawulo arimo abwiriza, uyu mugabo Pawulo amurebye mu maso agiye kubonabona, yazamutse. Nkunda abantu b'abanyamwuka, ntabwo barebesha amaso y'umubiri, barebesha amaso y'umwuka. Pawulo agiye kubonabona uyu mugabo yazamutse mu byiringiro bye, yagize kwizera kumuhesha. Sinzi uko yabibonye, sinzi amaso y'ukuntu yabibonye, ariko yarazamutse mu byiringiro no mu maso ye y'umwuka no mu bitekerezo bye, arazamuka abona afite kwizera ariko kumuhesha gukira indwara ye. Yesu ashimwe cyane. None mbiriza, reka dusome iri jambo muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 17. Umva aya magambo, hahirwa umuntu wiringira wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntibite ahubwo kuko gasubiremo mbabarire, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo, ikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntikizareka kwera imbuto zacyo, ntikizatinya. Kubera iki? Hahirwa umuntu, uyu ni umuntu uhiriwe, ni umuntu uhiriwe wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi n'inkombe y'uruzi, ngo ntikita ku mwaka izuba ryatse, ntikita, ntabwo kibyitaho, cyo gifite ibyiringiro byacyo, kuko gifite ibyiringiro ko Uwiteka niwe cyashoreyemo imizi. Uyu mugezi ugaragaza, usa nka wa muntu wizeye Imana agashorera imizi mu Mana, akizerera mu Mana. Ijambo ry'Imana yavuze ngo azahwana n'igiti cyatewe, azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi n'amazi. Iki giti cyatewe hafi n'amazi ngo ntikita ku munsi cyangwa ku mwaka izuba ryatse. Yesu ashimwe. Ntikita
ku mwaka cyangwa ku kwezi cyangwa ku gihe izuba ryabaye izuba, ahubwo ngo cyo gishorera imizi ku mazi kuko cyatewe hafi n'amazi. Umuntu wagize kwizera ashorera imizi mu ijambo ry'Imana. Iyo umaze gushorera imizi mu ijambo ry'Imana, ndagira nkubwize ukuri, icyo gihe kwizera kwawe kurazamuka, ibyiringiro byawe bikazamuka, ugatumbira Imana, hanyuma haboneka umukozi w'Imana wasizwe amavuta y'Imana, yarambura ikiganza kugusengera, yazamura isengesho kugusengera, hanyuma bya bindi byazamutse mu kwizera kwawe bikarema igitangaza. Nje kukubwira ngo zamura kwizera kwawe uyu munsi wa none, birashoboka. Dufite Imana ifite imbaraga. Uyu mugabo, nubwo mwita umugabo, ijambo ry'Imana ryavuze ngo iri usitira hariho umuntu. Ntabwo bavuze ngo ni umugabo, ntabwo bavuze ngo ni umugore, ntabwo bavuze ngo ni umusore, bavuze ngo ni inkumi, bavuze icyiciro cyarimo, bavuze ko hari umuntu. Waba uri umuntu nkanjye, ukeneye kwizera, ukeneye kwizera kuguhesha. Zamura kwizera kwawe. Nuzamura kwizera kwawe, iyi Mana twizera naje kukubwira uyu munsi ifite imbaraga. Mu myaka mike yishize nk'itatu nk'ine itanu inyuma ho, nahuye n'umudamu. Uyu mudamu nari ifite urusengero hariya Rwamagana aho nkorera umurimo w'Imana. Noneho uyu mudamu yari afite ikibazo cy'uko umwana we yaje kugira ikibazo cy'inyonjo ayitewe n'abadayimoni. Hariho inyonjo ziterwa n'abadayimoni kweri, akajya aho boba inkonda, umwana yagenda agira ikibyimba ibinyonjo. Ariko uyu mudamu aza aho ndafite kwizera, afite kwizera. Nanjye namubwira ntubwo wizeye Imana nsenga, nanjye nkugiye kuguha umuti nta wundi, jya unzanira uyu mwana mu gitondo, umuzanire nimugoroba, nanjye mu izina rya Yesu nzajya musengera kugeza igihe azakirira. Namusengeye icyumweru kimwe, icya kabiri umwana yari yamaze gukira, ukuboko kw'Imana kwamugaragayeho, ararambuka. N'uyu munsi umwana we ni umusore, amaze kugeza imyaka nka 16 15 gutyo, ni umusore umeze neza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira nkubwirira ijambo rero, kwizera kwawe ni kuzamuka. Ukeneye undi mukozi w'Imana ukusengera, hanyuma nawe ukakira. Kwizera ni amaboko. Amen. Ni amaboko, ni ukuvuga ngo ninterura ikintu uje kukiguha ntakira. Akira mwene data, akira muvandimwe, akira. Uko kwizera kwawe gusa nk'ukwakira, wakira igitangaza kivuye mu ijambo ry'Imana. Mu kwizera kwawe ukacyakira, hanyuma twasenga Imana kikiremeka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kikiremeka kikakubaho. Ndagira nkubwire uyu munsi, kwizera kwawe ni kuzamuke. Hagiye kugira igitangaza kiba mu rugo rwawe, hagiye kugira igitangaza kikubaho, hagiye kugira igitangaza kiba mu bana bawe, hagiye kugira igitangaza kiba mu muryango wawe. Akira kwizera guhesha mu izina rya Yesu. Now, ijambo ry'Imana yavuze ngo Pawulo uko arimo abwiriza, uko arimo avuga amagambo y'Imana, uko arimo abwiriza, ibitangaza bitangira kugenda bimanuka bimwegera. None uyu muntu w'Imana, nubwo mwita umugabo, nubwo nimwita umugabo mwihangane, nimwita umudamu mwihangane, ariko wewe uriwe uriyize, uzi ko uri umuntu ukeneye igitangaza cy'Imana. Kwizera kuguhesha igitangaza cyawe, niryo jambo nimo mbabwiraho. Noneho uyu muntu akomeje kumva ijambo ry'Imana rimuzira. Pawulo ibyo yavugaga ibyo byose, yavugaga kwizera Imana. Ibyo byose yavugaga imbaraga z'Imana zigutabara. Ibyo byose yavugaga ku Mana ishobora byose. Kwizera k'uyu muntu kurazamuka. None ubwo kwazamukaga yari afite ikibazo. None ubwo yabwirizaga, kwizera k'uyu muntu kwarimo kuzamuka. Ubwo kwazamukaga kwizera kwe, Yesu ashimwe cyane, yumvaga byibuze agiriwe neza n'Imana, akagira ibintu bimutabara bikamukiza ibi bintu byo guhora asaba ubufasha buturutse ku bantu, ubufasha buturutse ku bandi bantu. Yashimye Imana. Noneho uko arimo atumbira, abandi bari barangaye, wenda ntibatumbiriye, ariko nubwo yari arimo yumva amagambo y'Imana, hari ibintu byari byaramwicariye. Wowe kuva uvuye mu nda ya nyoko, ibi ntabwo byemerewe. Ndagira ngo mvugane nawe. Ushobora kuba utamugaye, ushobora kuba utabana n'ubumuga runaka, ariko hari ibintu usa nkaho babigukubitiye kuva wavuka. Reba imyaka ugize, bisa nkaho bitakureba, bisa nkaho nawe wamugaye muri ubwo buryo. Ukeneye kwizera kuguhesha uburenganzira bwawe. Haleluya.
bisa nkaho nawe usa nkaho wakutiwe usa nkaho waciriweho iteka kuvuga ngo wowe iki ntuzigera ukigera ntuzigera ugikora, bisa nkaho wowe bitakureba bireba abandi, hari abandi byagenewe ariko nawe birakureba, nawe urabikeneye kandi nawe biragukwiriye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero wumve uyu muntu arakomeza yicara mu iteraniro, abandi sinzi ibyo bari barimo ntumbaze, abandi sinzi ibyo bari barangariyemo ntumbaze, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko uyu yazamuye kwizera kumuhesha. Umva, arabwiriza Paulo, arabwiriza uko yakabwirije agiye kureba, abona mu maso y'uyu muntu, ndagira ngo mu maso hawe hakira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo mu maso hawe hakira imbaraga z'Imana, ndagira ngo mu maso hawe hakira amavuta y'Imana. Haleluya. Paulo agiye kumureba mu maso abona undi yamaze kuzamuka, ntabwo agishidikanya Imana, nta gishidikanya imirimo y'Imana, nta gishidikanya ibitangaza by'Imana, arumva hari ikintu gishya kidasanzwe agiye kwakira muri uwo mwanya. Amurebye mu maso, aramureba aramubwira tuzi n'ibindi, haguruka, haguruka. Undi agishidikanyijeho, Paulo amufata ukuboko aramubwira ati haguruka. Uyu mugabo ijambo ry'Imana yavuze ngo arabambaduka. Kubambaduka ni ijambo ryagutse utabasha kumenya nonaha, ariko ndagerageza kurica mu ncamake kugira ngo urisobanukirwe. Uzi ikintu cyakomaseho, uzi ikintu cyakomaseho. Ngira ngo reka mbigereranye n'umuntu wakomeretse akagira igisebe, akaza kuzaho ka kantu kurubobi kuruko kose gafataho. Iyo ukomora ntabwo byoroha, iyo urimo ukomoraho, cyangwa se waragize igikomere bakagupfuka, iyo barimo bomoraho cyo yagipfuka wumva ukuntu bivuna, wumva ukuntu bibabara. Uyu muntu kuva avuye mu nda ya nyina hari amajwi amuri mu matwi. Urabona ibi bintu bakubwira bishoboka, urabona ibi bintu bakubwira byabaho, urabona koko reka gushidikanya kukaza. Mwene data, kugira ngo wakire igitangazo ukeneye bisaba gukuramo gushidikanya kwawe. Bwana sifiwe, haleluya. Bisaba gukuramo, urabona birashoboka, urabona byakunda, anyura mu zihe nzira, amashuri yahe, ubushobozi buhe, ubumenyi buhe, cyangwa se bande muziranye, ese bizakunda. Ariko ndagira nkubwize ukuri, birakunda. Haleluya, birakunda mu mbaraga z'Imana. Paulo ngamurebe aramubwira ati haguruka, birakunda. Aramubwira ati haguruka, birashoboka. Undi nawe abyumvise aravuga ati reka nizere. Bibiliya yavuze ngo arabambaduka. Kurwana n'icyo kintu ngo agisunike, asunike ukuguru kwe, asunike arambure, yizere, ahaguruka arwane nabyo, bisaba kubibyiga. Ikintu amazemo imyaka, mwene data, ushobora kumaranya ikintu imyaka, ushobora kumaranya ikibazo cyawe imyaka, ariko nje kubwira ngo birashoboka ko Imana yagikuraho. Uyu mwanya kwizera kuguhesha, ndagira ngo ugire kwizera. Tugiye gusenga Imana mu mwanya uri imbere. Nidusenga wakire mu izina rya Yesu hari icyo Imana igiye gukora. Nimba uryamye uri ku buriri, imbaraga z'Imana zirahagusanga. Nimba ureba byarananiranye akazi kanze, Jehova Elshadai yarashoboye gutabara. Nimba ubona inzira zarafunze, Imana ya Isirayeli yaciye inzira mu nyanja, iracyari ya Mana. Mose yarapfuye, Eliya aratambuka, ba Danieli barahita, ba Mose bambukije abantu inyanja itukura, baratambutse, ariko iracyari ya Mana yabanye nabo, ntirahinduka, nta gishobora kuyihindura, nta n'agacu ko guhinduka igira. Iracyari ya Mana iremeye ibidashobokera amaboko y'abantu, ibidashobokera ukuboko kwawe, iracyari ya Mana. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, uyu muntu yicaye imbere y'ijambo ry'Imana, Paulo arimo abwiriza, yicaye muri iryo teraniro. Paulo ngo amutumbire neza, agiye ko nabona undi yazamutse, ntakiri mu bandi. Mwene data, zamura kwizera kwawe. Mfasha uyu munsi wongere wakire kwizera kuguhesha. Umva, umurongo wa 9 haravuze ngo uwo yumvise Paulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kumuhesha, amuhanze amaso abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Paulo ngo amutumbira, abona ko undi yamaze kwakira kwizera kumuhesha gukizwa. Mwene data, ukeneye gukizwa ibitero by'umwanzi bikumereye nabi. Ushobora kuba ugira inzozi,
ukarota buri munsi bikoko bikwirukana, ibyo ngibyo nibishaka kugukoroneza. Ndagira ngo ukeneye kwizera kuguhesha gukizwa izo nzozi mbi. Nimba ujya ugerageza gukora ukabona byose wakoze byaje byatumbagiye bikongera bigasubira hasi, ukeneye kwizera kugutabara. Haleluya. Ukeneye imbaraga z'Imana zibyivangamo. Nje kukubwira Imana ya Isiraheli, Imana y'imbaraga, Imana ikora ibitangaza abantu bagatangara. Yesu nahimbazwe. Imana iri mu nzira aho zitigeze ziba, nawe ukatangara. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo uyu muntu amaze kumva ko Pawulo arimo avuga amagambo atandukanye n'urucantege amaze igihe yumva. Ibyo ari byose hari amagambo y'urucantege yahoraga yumva. Hari abantu bamucaga intege. Wowe uzigeza kuki? Wowe urabona bizaca he? Wowe uri ikigoryi? Wowe bakamubwira amagambo akayumva, akavuga ati nanjye icyampa Imana ikanyibuka. Nje kubwira ngo Imana ya Isiraheli ntabwo yigeze yibagirwa izina ryawe, irakuzi. Ahubwo ukeneye kwizera kuguhesha gukizwa, ukeneye kwizera kuguhesha gutabarwa, ukeneye kwizera kukuzamura kukagukura mu cyobo Satana gutsindagiramo. Ngo wiringire uwizera arahirwa, uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo kuko wazahwana n'igiti cyatewe n'umugezi, niko Yeremiya yavuze mu gice cya 17 ku murongo wa 7. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi n'umugezi, ngo niyo haza umwaka w'izuba ryatsemo cyane, ngo iryo ntabwo rizamutera ubwoba, iryo ntirizamukanga. Nje kukubwira ngo humura. Nubwo izuba ryakwakiye rikaba ryinshi, humura. Nubwo ureba ibibazo byaguhagurukiye bikakubana byinshi, ariko kuva urimo ukurikiranira ijambo, hari amavuta y'Imana amanuka ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zikumanukira, hari ugukora kw'Imana kurimo kuza mu rugo rwawe. Gusa zamura kwizera kwawe. Ntabwo ari byo ubikora, ariko mfite umugabo, umwami w'abami, mfite umuntu tuziranye, ni inshuti yanjye, naramubonye, tugendanye imyaka. Arashoboye gutabara ubuzima bwawe, arashoboye kubukura mu rwobo rwo Satani yabushyiragamo. Ayi, haleluya. Hari imbaraga zisumba izindi, imbaraga zimira izindi. Nizo nje kukubwira kwizera kuguhesha. Kwizera kuguhesha, iyi ni passport irenze passport, iyi ni visa irenze andi maviza, iguhesha kwinjira mu mugisha wawe. Umva impamvu nkubwira ibi, mfite ibyiringiro, mfite kwizera. Ntabwo mbikubwira nambaye inyama n'umubiri gusa, oya, ahubwo mvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana reka turisome. Ndagira ngo uzamure kwizera kwawe. Ntabwo nimwe nkubwira amagambo yanjye, oya, ndimo ndakubwira amagambo y'Imana. Ndagira ngo dusomere ijambo ryanditswe muri Yohana 16 umurongo wa 14. Uwo azanyubahiriza kuko azenda kubyanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda kubyanjye abibabwire. Uyu ni Mwuka Wera. Mwuka Wera ari kuri jye kugira ngo nkubwire ijambo ry'Imana. Yambwiye amagambo akomeye, yashyizemo amagambo akomeye. Birashoboka. Yagiye mu bubiko bwa data abikurayo, araza mpishurira ko Imana yacu ishobora byose, kandi mu bubiko bw'Imana harimo byose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Ndagira ngo rero tugire mu kwizera kwawe kuguhesha. Ndi musoza, ndagira ngo nkusengere kandi dusenge Imana ikora igitangaza. Uyu mugabo yarabadutse, arahaguruka, yitera hejuru, gitangaza kiraba ku kanya. Nawe haguruka, gira kwizera, akira kwizera kuguhesha. Haguruka ushora amafaranga yawe ucuruze, hari Imana iri buguha umugisha. Haguruka ushaka akazi, Imana ya Isiraheli irarema inzira aho zitari. Niba hari icyo ukeneye, reka dufatanye gusenga. Mana y'imbaraga, mu izina rya Yesu mvuze ijambo ryawe, kandi uri Imana y'ubutware. Reka iri jambo rigendereremo ikintu gishya mu buzima bw'uyu muntu. Ndategeka uyu mwanzi wagutsikamiye igihe kirekire akurwaho mu izina rya Yesu. Icyuka cyari cyo kubujije amahoro gikurwaho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zakubuzaga amahoro zisenyuke mu izina rya Yesu. Ntumye ijambo ry'Imana, reka ryinjire mu magufwa yawe, wakire mu gitangaza cyawe. Reka ryinjire mu mubiri wawe, wakire gutabarwa kwawe mu izina rya Yesu. Wari uboshye abohoke nonaha, indwara yawe ikurwaho mu izina rya Yesu. Akazi kawe gahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rutuze rutekane rihabwa umugisha mu izina rya Yesu. Abana bawe bakire gukira kwabo mu izina rya Yesu. Mana yanje, mwami wanjye, reka imbaraga yawe itangire gukora ibitangaza muri aba bantu bumvisha ijambo ryawe bakaba bizeye. Reka bibabere uko bizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kurebe neza, agutabare mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Uwiteka waha umugisha.